Inshuti bakunzi ba Bukombe TV, nizere ko muri amahoro. Channel yacu tuvuga kuri byinshi bitandukanye kandi bigirira umumaro societe. Uyu munsi tugiye kugisha inama. Hano hari imodoka ikeneye controle kandi ifite controle ya police ya yindi. Urabizi ko controle zabaye ebyiri, hari iya police hari n'iya rema. Uyu munsi tugiye kugaragaza bimwe mu bibazo y'imyotsi iregwa, controle y'imyotsi kivuga. Hanyuma namwe mu badukurikira turabizi ko harimo abakanishi, maze batugire inama, batubwire n'iki kibura. Reka negure hano kuri kapo, negure hanyuma turebe mu modoka n'iki gishobora kuba ari ikibazo. Nkuko mubibona hano ni muri kapo, irafunguye. Ni ukuvuga ngo iyo ijya muri controle rema baravuga bati muhindure amabuji. Hano haraboneka, bakavuga bati muhindure amabuji. Nizere ko ariho kamera ikiri. Buji twarazihinduye, dushyiramo buji nshyashya. Buji twashyizemo amabuji buji twarazihinduye. Izo twashyizemo nizitwa Denso SK20R11, Denso za Japan. Ni plus nka zingahe? 1 3 4 5 6 7 hariho plus cyangwa ibimenyetso byo guteranya bingahe? 8. Ngiyi buji bita Denso. Iyi buji bayita Denso, inanditseho ngibi. Sinzi niba mushobora kubisoma, ariko iyi niyo buji twahinduye, n'ubundi dusubizamo iyimeze nk'iyi ngiyi. Hanyuma rero kandi murabona ko ishobora kuba ari nzima. Iyi buji ishobora kuba iri nzima, wenda ahubwo imodoka ishobora kubitwika nabi kubw'ikibazo umuntu ataramenya impamvu yacyo. Hanyuma icyo twakoze, twaraje kugaragaza hano, ari kugaragara duhindura filtre hano, duhindura filtre yahariyamo imbere ya essence. Sinzi niba ari essence ariko ni filtre. Tuza hano duhindura ibintu bita amasensa. Iyi ni sensa turahindura, ariko iyi ntabwo twigeze turebaho, ntabwo twigeze duhindura. Ubwo rero ikindi twakoze tukimara guhindura amabuji, twanogeje ibi ngibi. Abakanishi baramba bari sinzi ukuntu byitwa, ariko twaracyogeje. Turongera dukora, tumena amavuta, duhindura na filtre y'amavuta. Sasa imodoka irajya controle, yagiye controle uwo munsi bayireze. Duhinduye ibyo, dushyizemo amasensa, dushyizemo amabuji, dushyizemo filtre y'umwuka hano, dushyizemo filtre ya essence mo hariya, dushyizemo ibyo byose no kozamo hano muri iki
imodoka isubirayo baravuga bati ifite ikibazo cyo gutwika nabi. None rero nzobere mukurikirana Ubukombe TV, ejo bundi bayireze bavuze ngo ikibazo gishobora kuba ari amakamba ubwo iheruka muri kontorore. Urimo urayagaragaza? Ariko nanjye iyo ndebye shyira hano, iyo ndebye mbona aya makamba atameze neza. Ngaya wagira ngo ntabwo ari ayayo. Niyo yashyizemo ubona ko aba ari hejuru, kandi hano ubona ko bayakaze. Aya makamba bisa nkaho bayakaze. So niyo yashyizemo, tuyashyire murebe, niyo yashyizemo ugatsindagira bishoboka, ugatsindagira ntabwo afata hasi n'izindi. Iyi ni igerageza, sindi bunayegure, ni igerageza gufatamo. Ariko urabona n'iyi ngiyi, ese ko kameramani ari kubibona, n'iyi ngiyi iri hejuru nayo irakase. Baravuga bati ikibazo cyaba ari iki ngiki cy'aya makamba. Imodoka iragenda ku gasozi, irakazamuka ihetse abantu 4, ifite imbaraga. Sinzi niba irimo misi, ariko ubwo yabitumvikana cyane, abakanishi nibo baba babizi. None rero nkibaza, ubu ko nshaka gusubira muri controle technique, ikibazo ngishakire hehe? Niba uri umukanishi ukurikiye channel yacu, niba uri umukanishi ukurikiye channel yacu, ndizera ntashidikanya ko ikibazo wakibonye, kandi ushobora kutubwira tukazagusura ukagikemura. Wamara kugikemura tukazereka abandi ko cya kibazo cya controle cyakemutse. So ahaha, ikijyanye n'amavuta, amavuta yo arimo, ni na meza cyane, nibwo agishyirwamo, murabyibonera. Nta kindi kibazo, amazi yagiye, nta kindi kibazo imodoka ifite. Harakekwa aya makamba. Ahangaha narebyemo utudupira twa hano abantu ngo bahinduramo hano, sinzi kameramani katubona. Ariko hari ikindi kintu bambwiye naye nibagiwe kuvugamo. Hari ikindi kintu bambwiye ngomba kugenzura. Ahangaha komeza sobanura. Hari ikindi kintu bavuze kirimo ahangaha. Iyo ufunguye hano uhita ubona akantu k'umwuka abantu bakunda gufunga. Garagaza, bakunda gufunga bavuga ngo roranti ibiri haruguru, ibiri hejuru. N'abamotari barabigira, n'abandi bose bakahapfuka mo hano, bavuga ngo ikibazo gishobora kuba ari ako kenge gapfutse, kandi abizi ko akenge ka hano gapfutse. Ese cyaba ari cyo kibazo? Ikibazo ni aya makabure cables. Ikibazo ni ahangaha. Ikibazo kugeza ubu ninde muntu wakibonye? Reka nyatse kanatse imodoka kumve.
nizeye ko utari gukura ni gutya imodoka ihumeka uwo muri rema yaraje yeguramo hano aravuga ati nta kintu ndi kumva ariko none urumva ko iyo ukuyeho ihindura imvugo wasubizaho ikongera ikiyegura urumva yuko ifite bisa nkaho bikora ngiye kubereka ikijyanye n'umwotsi inyuma mwebwe umukanishi urimo arasobanura neza ikibazo uko kimeze. Uko mubibona umwotsi usohoka ari umweru kandi nabwo bimaze igihe kinini itagenda, ishobora kuba ikiri gutwika amavuta. Abazi bya mekanike murabizi ko imodoka ibanza igashyuha, urabona ko iyo imaze akanya umwotsi uragenda. Ubwo umwotsi ni umweru uza kandi iyo umuntu yagisereye cyane. None rero inshuti bakunzi ba Kombe TV, turagira ngo twungurane ibitekerezo. Burya cano yifashije abantu muri rusange. Iyi modoka ifite ikibazo nk'iki ngiki badaha serivisi ya kontorore, iba iri kubura ikintu. Reka twizere ko murakurikiye neza uko ibintu bimeze, namwe mukazatugira inama. Umukanishi urimo akaduhamagara tukazajyayo gukora ikiganiro nawe, akagaragaza uko ikibazo kimeze gitya gishobora gukemuka. Murakoze.